ugomba kuza gusenga utaje gusenga umuntu uje gusenga Imana. N'umuntu nakubangamira akakubabaza ntuzamuteho igihe. Njya mbwira abantu ngo mu bantu bakwanze ntago Imana yari irimo, no mu bantu bakoze inama zo kukugirira nabi ntago Imana yigeze yicarana nabo. Haleluya. Kandi njya mbwira abantu ngo mu magambo mabi waba warabwiwe muri ubu buzima nta jambo ribi ry'Imana ririmo, burya yari amagambo y'abantu, niyo mpamvu tudakwiye kububakaho. Nageze mu itorero ntimubona ko mbyara abana 5. Ibintu byo kuvuga ngo mu itorero ngo bagusuye, ngo wabyaye, ngo warwaye, ngo warwajije, ntabyo nzi. Kuba mu itorero muri iki gihe ni nko kubaho n'ubukoboyi n'ubukoboyi, nukuba abanyamwigendaho, abantu bakabaho nk'abatagira abandi, abantu bakabaho nk'abadafite abantu, ariko ibi bintu ntago ari byo. Ikosa rya mbere bankoreye nukuntu bantangagaho urugero, naje ntinze nkataha kare ariko nkabura umuntu n'umwunganiriza ngo ambaze impamvu. Ikosa rya kabiri ni ryo gufatanya n'umugabo wanjye kundwanya. Nicaraga mu iteraniro, hari abo yari yarabwiye ngo mujye mumucungira ko yinjira. Ninjiraga mu iteraniro bakaba bamuhamagaye, hanyuma najya gusohoka nkabona yaje yarubiye, nkibaza nimba yeretswe ari ku kazi ko ninjiye, akajya amfatanya na bene data. Burya rero nagira ngo mbabwire ngo abantu bose bari mu rusengero ntibaje gukizwa. Hari abaje kwiba, burya hari abaza mu rusengero kugira ngo umunsi bwire vuba, hari n'abaza gusenga ninjoro babuze iyo barara. Hari buri wese afite misiyo yamuzanye. Kuba itorero ribamo ibibazo nuko ryubatse ku isi, ntago ryubatse mu ijuru, rigomba kurwanwa, rigomba kuzamo ibibazo ndetse bigakomera kuko riri ku isi. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe, mwebwe abadukurikiraniye mu Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi, mu bihugu bitandukanye bya Afrika, i Burayi. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Mukomeje kugubwa neza kandi mukomeje gukurikirana ibikorwa bitandukanye, harimo na filime n'ijambo ry'Imana kuri Mama Sharirene. Rero turi amahoro, namwe nizere ko muri amahoro. Nkuko mwabibonye turi kuri Delize House, ya yindi tukomeje kubakumbuza no kubabwira ibyiza byaho. Hariya ku Ruyenzi hari ibikorwa bitandukanye, hari siporo, hari siporo y'abagore bashaka kujya kuri taye, hari imyidagaduro harimo na piscine, hari aho kwakirira amakwe, aho ushobora gukorera inama, ahantu ushobora gusohokana n'umukunzi wawe nta kajagari nta kavuyo, ahantu ushobora kuzana na madamu wawe mwarakaranyije nyine mwagiranye ibihe byiza mugataha mwishimye, n'ahantu mushobora kuza mushaje mugasubira ibusore. Sorumva aho hantu hadatwika. Ni karibu rero kuza hano kuri Delize House, ni karibu cyane kuhaza. Ndusheho no kugira ngo mbabwire ngo nanjye ndifuza ko muzansohokana. Ndifuza ko nanjye muzansohokana, nukuri pe. Naho waza ukangurira brushette tukicara tukaganira. Nese ni mujya munga ngo muranyemera. Mama Sharirene ndagukunda, ninza mu Rwanda rwose, nuza mu Rwanda nahangaha uzanyakirira. Rero ni karibu ahangaha, hari amashambre meza rwose afite isuku nkuko twagiye tuyabereka. Hari ahantu heza h'uruganiriro, kuganira n'undi muntu wese ushaka ko muganira. Na ahantu hatuje, na ahantu hari akayaga, hari imyambaro ya ituruka i Burayi y'abagabo, hari imyenda ya siporo myiza cyane ibifunze mu gikapu, baguha igikapu cyuzuye. Mbese hari ibintu byiza cyane kandi byiza ndetse byinshi. Hari n'ibindi bikorwa bateganya, nka massage, ibintu byinshi cyane bigomba kuzabera ahangaha. Niho rero twari turi gukorera iki kiganiro, mureke dukomeze n'ubuhamya. Ndashaka kubaha ubuhamya bwanjye n'urugo rwanjye mu itorero. Nibwo buhamya shaka kubabwira muri uyu mwanya. Ubu buhamya se burashaka kwigisha iki? Erega ubuhamya ntago dukwiye kuvuga ubuhamya gusa ngo ubuhamya bw'ibyambayeho. Ugomba gutanga ubuhamya abantu bakuramo isomo, hanyuma bukabagirira umumaro nabo mu ntambara barimo. Ubuhamya shaka gutanga ahangaha
narabibabwiye ukuntu nabanye n'abana 5, ukuntu umugabo yagiye, ukuntu nasigaranye n'Imana, ukuntu yagiye impindurira amateka, narababwiye ukuntu yagiye mpura n'ingorane zitandukanye yaragiye, ariko ukuntu Imana twasigaranye ikanyubakira ubuzima nkaba ngeze aho ngeze. Ariko ndashaka kubabwira ikintu gikomeye, ubuhamya nshaka kuvuga uyu munsi ni ubuhamya bwa mama Sharirene mu itorero. Itorero ryafashe gute? Itorero twabanye gute cyangwa tubanye gute? Abakristo banyakiriye gute mu buhamya? Kandi aha hantu muhakura isomo. Mujye murwaza abarwayi, mwihanganisha bari mu makuba. Yesu yaravuze ngo ujye ubabarana n'abababaye, hanyuma wishimane n'abishimye. Ntukifuze guseka wenyine, abakeneye bitwenge ni benshi. Kandi ntukifuze kunezerwa wenyine, abakeneye kunezerwa ni benshi. Ndashaka kubaha ubuhamya bwanjye n'itorero. Abantu benshi bagiye bagira ibyago n'amakuba, hanyuma bakaba mu itorero, ibyo bari bizeye kubona mu itorero ntibabibone, bikabatera kugwa no gusubira inyuma. Ubundi yuje gukizwa ntago uza gukizwa ureba pasiteri, kuko pasiteri ni inyama n'amaraso, n'umuntu nkawe. Usibye ko Imana idushyira mu byiciro, ariko burya pasiteri nawe ni umwana w'Imana, nkuko nawe mukirisitu uri umwana w'Imana. Sibye ko nabonye ko hari ibintu by'ibigrade n'ibipeti basigaye bimanikaho, ugasanga afite intebe ye, ugasanga nta muntu wemerewe kumusuhuza, nta wemerewe kumukoraho. Abapasiteri bari basigaye bafite ababodyguard, ku buryo kugira ngo kubona Imana bikoroha, ariko kubona pasiteri bigakomera. Ku buryo umukirisitu aba mu rusengero yakenera nko kuganiriza pasiteri cyangwa umushumba, cyane muri ayo macaci za boutique church zimwe nagiye mbabwira. Wakeneye nko kumubwira ikibazo cyawe kugira ngo agusengere, kumugeraho bikagora udafite ku ikofi. Ugasanga amarandevu barayaha abantu baparitse, ariko wowe nzahare nzira karengane ngo urashaka umushumba, ukamara umwaka ngo mu rusengero utamubona. Ariko nanone ibyo ntibikwiye kuguca intege mu Kristo. Ugomba kuza gusenga, utaje gusenga umuntu uje gusenga Imana. N'umuntu nakubangamira akakubabaza ntuzamuteho igihe. Njya mbwira abantu ngo mu bantu bakwanze ntago Imana yari irimo, no mu bantu bakoze inama zo kukugirira nabi ntago Imana yigeze yicarana nabo. Haleluya. Kandi njya mbwira abantu ngo mu magambo mabi waba warabwiwe muri ubu buzima nta jambo ribi ry'Imana ririmo, burya yari amagambo y'abantu. Niyo mpamvu tudakwiye kububakaho. Nageze mu itorero, nimubona ko mbyara abana 5. Ibintu byo kuvuga ngo mu itorero ngo bagusuye, ngo wabyaye, ngo warwaye, ngo warwajije, ntabyo nzi. Kuba mu itorero muri iki gihe ni nko kubaho n'ubukoboyi n'ubukoboyi, nukuba abanyamwigendaho, abantu bakabaho nk'abatagira abandi, abantu bakabaho nk'abadafite abantu. Ariko ibi bintu ntago ari byo. Hari n'abantu nigeze mbwira inti nimba mubona narakoze amakosa mwatinze kumpana, kuko nimba umukirisitu akuze agakuza ingeso mbi, afite aho azikura, yigishijwe nande, ninde wamuhuguye? Muzi kubafatira mu birere, muzi kubafatira mu bicu, muzi kubafatiraho, ntimuzi gusura abarwayi, ntimuzi kwigegereza imfubyi. Umuntu arapfakara akamera nkaho nta bantu basengana, umuntu yaba imfubyi akamera nk'umuntu udafite abo basengana. Abantu babaye banyamwigendaho, pasiteri amenya abana be n'umugore we, diakona akamenya abana n'umugore we, abantu ntago ari byo. Mba mu itorero rero, nabayeho mu itorero, mbana n'Imana yanjye kandi tubana neza. Abantu baba mu itorero yagira ikibazo, hagira igikoma ngo ndivuyemo ntaho ritarema n'inyagasambu rirarema, ariko ntago ari byo. Naho uzajya babi barahari. Ndibamo ndasonze. Reka nkubwira udushya twambayeho mu itorero. Mfite urugo, najyaga njya gusenga saa 5 kandi abandi bahageze saa 3. Burya buri wese amenya ibye, ntago umuntu azamenya ibyawe nawe ntuzamenya iby'undi, buri wese amenya ibye. Najyaga mu iteraniro saa 5 saa 6 kuki? Kuko nari ndindiriye ko umugabo wanjye agiye ku kazi, kuko atashakaga ko senga. Maze rero ukishinga bagashize ngo bagore mufite uburenganzira. Ye baba data, umva ko ari uburenganzira, ufite uburenganzira rwose, kandi koko twarabuhawe. Njya mbwira abantu ngo hari abagabo 2 baduhaye uburenganzira, afande Jesus na afande nyine. Haleluya.
ariko reka nkubwire ujye umenya iby'iwawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umugore w'umunyabwenge yubaka urugo rwe, umupfapfa akagira gute n'umupfu akarwisenyera. Nimba uzi ko iwawe hari intambara, hari amakare y'umugabo, wijya kwishinga abagore bafite abagabo bakijijwe. Genda wenda usenge iminota 2 cyangwa usibe ntujyeyo, umenye ibyawe. Nge nagendaga saa 6 niho natangiye kubona ubugome bw'abarokore, kandi nanone sanga ntari ubwiza bw'abarokore nabonye kubyo ntabavamo. Nahagera bagatangira kunyigishaho, ubundi abagore baza saa 5 niyo mpamvu ingo zibananira, bakanyigishaho aho kugira ngo ntahane ijambo nkataha mbabaye nkomeretse. Ariko nkibuka ko mu bantu bavuze Imana itari irimo. Natahaga saa 8 cyangwa saa 9 nkicara iminota mike. Kubera iki? Ari buve ku kazi asange ntahari intambara irote, nkataha kare kugira ngo naza mere nk'umuntu wiriwe mu rugo. Njya mbwira abagore ngo hari igihe utaha kare mu rugo ugatanga umugabo mu rugo kugira ngo mwicira abadayimoni ari buhasange, kuko abadayimoni bose ntago bicishwa amasengesho, hari abicishwa ubwenge. None se koko umugabo atashya akava ku kazi ngo wiriwe mu masengesho, agasanga ikimamiyo cyatetse ubugari kiri mu ntebe, agasanga igisafuriya batekeyemo igikoma kiri ku meza, agasanga urukweto ruri hariya isogisi riraha, ibimyira abana byabumiyeho. Koko atashya agataha areba nk'iryishe yanga, intambara ikavuka. Wahita uvuga ngo nabadayimoni nabo woroshye. Nkagenda ntinze nkataha kare, nuko nari mbayeho. Ikosa rya mbere bankoreye nukuntu bantangagaho urugero, naje ntinze nkataha kare ariko nkabura umuntu n'umwunganiriza ngo ambaze impamvu. Ikosa rya kabiri ni iryo gufatanya n'umugabo wanjye kundwanya. Nicaraga mu iteraniro, hari abo yari yarabwiye ngo mujye mumucungira ko yinjira. Ninjiraga mu iteraniro bakaba bamuhamagaye, hanyuma najya gusohoka nkabona yaje yarubiye, nkibaza nimba yeretswe ari ku kazi ko ninjiye, akajya amfatanya na bene data. Burya rero nagira ngo mbabwire ngo abantu bose bari mu rusengero ntibaje gukizwa. Hari abaje kwiba, burya hari abaza mu rusengero kugira ngo umunsi bwire vuba, hari n'abaza gusenga ninjoro babuze iyo barara. Hari buri wese afite misiyo yamuzanye, ariko ujye umenya ibyawe n'undi amenya ibye, ubundi uha amahoro abantu naho batayaguha. Bibiliya iravuga ngo kubwawe ruhande ujye ubana n'abantu bose amahoro. Umunsi umwe twakoze amasengesho iminsi 3, batangira gusuka ibyo kwiyakiriza ibikoma n'ibyayi no gutegura imigati. Ijwi rirangira ngo sohoka. Ndavuga ntari kuri ijwi risohora kandi tugiye kurya, kuko nge ntago naryaga. Undi ubu ni iry'Imana cyangwa ni irya jitari nanga gusohoka nubika umutwe, riragaruka rirangira ngo sohoka. Ntugire naho ndi bujye. Nari ndangije yitatu kandi wanjye ntari bubibone. Riraza bwa gatatu ngo kandi ikintu kiri bukubeho. Ntumbaze. Nahise sohoka, ngeze mu muryango w'urusengero mbona umugabo nguwo yaje yarubiye, kumbi yaramaze guhamagarwa na mwene data. Kuki mu rusengero habamo ubugome? Kuki mu rusengero habamo inzika? Kuki habamo inzangano? Kuki habamo ubusambanyi? Kuki habamo gusenya ingo z'abagenzi bacu? Kuki habamo kwica ubukwe? Kuki mu rusengero habamo abicanyi? Kuki harimo abagambanyi? Kuki harimo abafungisha abandi babahoye ubusa? Kuki? Byari bikwiriye ko bihaba? Kuko byari bikwiriye. Mbona nguwo yaje, kumbi yarahamagawe n'umukobwa aruraho mu rusengero. Ndirukanka mubonye mbangeze mu rugo. Iryo joro inkoni nakubiswe zizwi n'Imana. Dore irindi kosa nabonye mu rusengero. Nge ndimo ndabwira abantu ngo nubona intambara mu rusengero ntukaruvemo. Ntukaruvemo. Impamvu itorero ririmo amakuba, impamvu itorero ririmo intambara, ririmo ibyo mubona n'ibyo mutazi, nuko ryubatse ku isi. Nta nibirenze burya bihari. Nise ubona itorero ari ryo ryajemo ibibazo gusa. Ahantu hose ni bombori, kuko ibintu byose byubakiye ku isi. Isi irimo satani n'abadayimoni. Niyo mpamvu ibintu bitagomba kumera neza. Kuba itorero ribamo ibibazo nuko ryubatse ku isi.
ntago ryubatse mu ijuru, rigomba kurwanwa, rigomba kuzamo ibibazo ndetse bigakomera kuko riri ku isi. Narigizemo abantu bangambanira, bakabwira umugabo isaha nagendeye, naziye mu rusengero niyo nasohoke, agataha ambwira ati amakuru mba nyafite, kandi ari bene data tubana. Ntuzacumuzwe n'abo murimo kumwe, uzakomeza usenge urebane n'Imana yawe. Nanjye nuko nabigenjeje, narebanaga n'Imana yanjye yonyine. Irindi kosa bankoreye, nabaye mu nzu y'urusengero nkodesha, mbura amafaranga yo kwishyura inzu, mbura nayo kwimuka, umugabo antaye umupasiteri ategeka, ntago ndi bumuvuge naho muri, umupasiteri ategeka umusiramu udoda inkweto n'ubarahari, aramubwira ati dore yanze kuva mu nzu, dore icyumba araramo nikiriye, ugenda usakambura inzu kureho amabati 2 natimuka azarorere. Ibyo nabikorewe mu rusengero, ariko aho nabikorewe n'ubu ni naho ndi kandi nzanahaguma. Erega mu rusengero ni kwa data wa twese, ko abajura binjiramo se bakicara, maze n'abarozi baba bicaye, n'abagambanyi baricara. Ntago rero nkwiye kurivamo, ngomba gusenga kubwanjye ruhande, nkubaha abayobozi, nkubaha bene data. Imana izazirobanura intama n'ihene, ntago bindeba. Ngewe ikindeba n'uruhare rwanjye mu itorero. Ese hari umwuka mubi unurukaho? Hari umwuka wo gusenya? Hari umwuka mubi? No, inze nubake. Ubundi Imana izazikora umurimo wayo mu itorero. Umuntu araza arurira asakambura inzu, hakuraho amabati 2, nari mfite uruhinja imvura ikagitunyagira. Aho naho ndahaba. Iyo ngeze hano mbwira abantu ngo nta wagize uruhare mu mubabaro wawe, kuko Imana itakurengeye nta wakurengera, kandi Imana yanakurengeye nta wakitambika. Ubu hari abantu bajya bitambika mu buzima bwanjye, uzibeshye. Reka nibereho, reka mbeho neza di. Ese nimba nararize waretse ngaseka, nimba narababaye waretse nkishima, wivanga mu munezero wanjye uti kutigeze wivanga mu mubabaro wanjye. Ndabizi ntago wakitambika imbere y'umunezero wanjye, ntago byakunda. Imana yarambwiye ngo ninseke, ntago wanyambura ibitwenge. Imana yarambwiye ngo ndakwamamaje, ntago wabinyambura. Imana yarambwiye ngo nguhaye icyubahiro, ntiwakinyambura. Icyo cyo ndakizi. Mana yaguhaye nta wakwima, ariko yanakwimye nta waguha. Nitukitwaza abandi mu buzima bwacu ngo nujye gukena ureba bakwambuye. Burya nukuri nuko Imana yabyemeye bari kukwishyura. Kandi burya ntukareba bakwambuye, ibyo ureba abo wambuye nibo babi. Nicyo kibazo. Abaguhemukiye ntacyo batwara ikibi nabo wahemukiye. Abakugiriye nabi ntacyo batwara ikibi nabo wagiriye nabi. Inzu barayisakambura, isakamburwa na pasiteri wanyoboraga. Pasiteri umbwira ngo nimuzane amaturo n'icya 10 nkabitanga. Pasiteri uvuga ngo nimuze mukoropa, tugakoropa. Yego, bayinsakamburiraho. Ariko ubu ngubu mureke mbabwire, ndashaka kugira abantu mpugura. Buriya kunsakamburiraho inzu niwo mwanzuro bari bafite. Ndashaka mbabwire ukuntu mujya mugusha abanyantege nkeya bo muri mwe. Mwabagusha bagasubira mu kabari, mwabagusha bagasubira mu byaha, bakavuga ngo ntaho twavuye naho twagiye, mukabagusha ari mwebwe biturutseho kandi mukirukira kubatenga. Ese ubwo ko ari uko Imana yari yarampamagaye kampa imbaraga, koko sinari nkwiye kugwa kugushwa na pasiteri akasakamburiraho inzu mfite uruhinja. Umugabo yantaye, mbwirirwa nkaburara ndakagore kazezengeye kameze gutya, koko bakamuhitagiza. Buriya niwo mwanzuro bari bafite. Nyobo zirimo abakire bangana kuriya, abantu bafite amamiliyari. Dore ikintu bari gukora, bari kunteranyiriza. Bamara kunteranyiriza bakanyimura, ubundi nanjye nagenda nkavuga ngo mfite umuryango. Ibyo ngibyo bikirukana umwuka w'ubukoboyi, umwuka w'ububobo no kwigomeka. Hari abakristo bababingwa, utagira ikintu umubwira ngo uri pasiteri yagutera n'ingumi. Uzi impamvu bagirira mitima? Nimwe mwayibateye. Nta mutima w'ubumuntu mwaberetse, ntimwigeze mubakunda, nabo niyo mpamvu ari ababingwa. Niyo mpamvu mubona bakomeye ku maturo. Ntabwo umuntu atungwa neza aragiye. Nese wowe uzajya gukama inka utaziragiye. Abakristo bagomba kuba beza kuko wabashyize mu bwiza bwawe.
njyewe rero kuko Imana yari ifite umugambi mugari kuri nge wo kugira ngo nzabwirize amahanga, Imana yarankomeje nkomeza guterana, n'ubu niho nteranira. Imvura yaranyagiye hafi ibyumweru 2, mfite uruhinja, nta muntu ntakira, nta muntu usura, nta muntu uza kundeba, ariko mpabana n'uyu mwami. Imana yicaye iri mu ijuru ubwayo, idakoresheje amaboko y'abantu biwacu, ikoresha amaboko y'abahandi. Reka nkubwire, Imana izakoresha abasilamu uri umurokore, uri umukirisitu, izakoresha abagatolika uri umupantekote, ikoresha abapantekote uri umugatolika. Inzira z'Imana ni nyinshi. Izakoresha n'abasinzi, izakoresha abasambanyi, izakoresha abadakijijwe, izakoresha n'abatinjira mu rusengero, kuko abantu bose n'ibikoresho by'Imana kugira ngo ikugirire neza. Imana ica mu nzira zayo iranyimura, ndahava. Imaze kunyimura nimukira handi, narahageze nishyura amezi 2. Mu kwezi kumwe bafunga amazi ntibongera kuyampa, bakata umuriro, ntabuze ayo kwishyura umuriro n'amazi. Igipangu cyose bakajya bacana umuriro, ngewe nkacana buji. Igipangu cyose bakavomera kuri robine, ngewe nkajya kuvomera hehe? Nkajya kuvomera muri ruhurura yo ku isoko. Reka nkubwire, ugaca kuri robine iri imbere y'umuryango wawe utarabuze yo kwishyura amazi ngo bayakwime, abagore bose bakavoma, wowe ukajya kuvoma muri ruhurura. Ndashimira Imana, yamaye amazi. Uza ahantu mba hari ikigega cy'amaritiro n'amaritiro, ntabwo nshobora kubura amazi. Hari umunsi umwe navomye cyane, navaga kubwiriza nka 5 z'ijoro, aho bacuruzaga amazi bari barayanyemere ko nzajya mvoma ninjoro kuko nibwo natahaga. 5 z'ijoro sayi n'abandi baryamye nk'abari bwo mvoma. Umunsi umwe nikorera injerekani. Mana we, warakoze. Haleluya. Umunsi umwe ndavoma, n'umunaniro mvanye mwivuga butumwa, aho nagendeje amaguru, mfite uruhinja, hariye nanyweye, kubera kunanirwa nikubita hasi n'ibido. Aho twanyuraga muri ruhurura ndagwa nikubita hasi n'injerekani ndegama. Ndangije mbwira Yesu ngo ariko Yesu uzankura kuri uyu mubabaro ryari? Imana irambwira ngo humura, ngo hari igihe uzibagirwa kuvoma. Imana ishimwe. Se mu bantu ngewe n'umukozi wanjye ntiyavoma, reka Imana igomba kwiyeranja ikampa kuba ahantu hari ikintu bita amazi, kuko nabivuganye nitabeye. Noneho ubu yamaye nashoka hejuru mu kirere, hamwe ujya muri dushe we ukayafungura, n'abana banjye barayoga, maze ari hanze, ari muri dushe y'abana, ari iwanjye amazi Imana yarayampaye. Inyimurira ahantu nkaho. Mureke mbabwire, hari umwuka mubi wateye wo kwanga abana, kugeza umuntu ubwo ajya gukodesha inzu bakakubaza ufite abana bangahe, akakubaza abana ufite, ukajya ngo hari akawunga azaguha, umurenga usiga inzara. Kugeza ubwo ucumbikira umuntu ngo abana benshi buzuza tuwarete, kugeza ubwo wanga guha umuntu icumbi ngo afite abana benshi. Hayiwe, murengwa nabi. Hari igihe muzabifuza mu babure, hari igihe uzifuza umuntu ukina mu gipangu cyawe ntumubone. Abana ni beza. Nawe wabaye umwana mbere yuko uba umugabo, wabaye umwana. Kandi reka nkubwire, abana b'uwo mupangayi ni nk'abawe, nawe warabyaye. Nutanabyara warabyawe. Abantu benshi barananirwa bakarivamo kubera intambara n'ibibazo barihuriyemo. Ariko burya nimba umuntu yaraje gusenga koko akurikiye Imana, uzajya ukurikira Imana, kuko abantu ni abantu buntu. Mu bantu bazagutererana ntago Imana irimo, n'abantu bajya bagutererana ariko Imana murakomezanya. Hanyuma narindi kubabwira amateka y'ibyo nagiye nyuramo, kandi impamvu ndi kubikubwira nuko kugira ngo nkubwiye ngo nawe ibyo nyuramo uzabivamo. Abantu bafite kwihaba no kwigunga bikomeye kuko ibyo bari begamiye byahirimye. Ariko nukuri ndababwiza ukuri, nubwo hari ibintu byasenyutse ukagira ibyo ubura, ariko Imana iracyagufitiye ibintu byinshi ikubikiye kandi byiza.
nari nzi ko ubuzima bwanjye bwahagaze, nari nzi ko imibereho yanjye yarangiye, ariko ngewe nabonye muri 2019 niho ubuzima bwanjye bwatangiye. Hari igihe rero umuntu yicaye ati si Imana izaza ashaje, nushaka uzasaze izagusazura. Nimba uri umusazi izahita kugira umujene. Ose Imana ifata amazi igakuramo umuntu, yanirwa gufata umukecuru ikamugira umujene, yanirwa gufata umusazi ikamugira umujene. Ngo bose Imana izantabara ntakibibashije. Ntago Imana ari umuntu, Imana ifite ubwenge buruta ubwacu. Yego, haracyari ibyiringiro rero. Ndashimira Imana y'amahoro n'amateka yagiye hindura ubuhamya igahindura ubuzima. Nindi kuhabwira ukuntu nababaye nkabura amazi. Mureke mbabwira hari igihe kimwe noze nabaga mu manegeka. Igihe kimwe rero nubaka inzu itagira umusumari, ntigire igiti, ntigire ikintu na kimwe. Nafashe imitaka ishaje n'ibiki byose nyene nkora hano nzajya mpagarara nkoga. Hanyuma nyoye amazi bwa mbere, ubwa kabiri sinzi ukuntu ukuboko kwakoze kuri ya nzu yanjye ihitigwa sigara nambaye uko navutse kandi twari duturiye hafi y'inzira. Ndashimira Imana ko yampaye dushe z'abandi bakire bose, abandi basirimu bose. Imana yampinduriye amateka. Ibi bintu nitubivuga mujye mureka tubivuge, tujye tuvuga aho Imana yadukuye naho itugejeje kugira ngo dukomeze abaturi inyuma. Nabyibagirwa se? Ntago nabyibagirwa nkora isosi y'igikoma cy'imyumbati, isosi y'imyumbati kandi ukarisha imyumbati. Cyo bintu bibaho koko? Isosi y'imyumbati, ifu y'imyumbati ukayikoramo isosi hanyuma ukarisha ubugari. Ntago nakibagirwa ibyo bintu. Hari igihe najyaga nicara nkavuga inti ariko se ubu koko ubu nanjye nzicara ndya amandazi? Ye baba we, hari umuntu navuze w'Inyanza hano ngo yigeze aricara aravuga atari koko uwangira burugumesitiri nagenda nkanywa ibigage byose bisogongera byo mu isoko. Ariko amateko y'inzara aragwira, so umuntu yagera ku rwego nk'urwo ukaba ugishaka ibigage. None nanjye narebaga hafi numvaga amandazi n'inyabona, ariko ubu ntago ndi umuntu ushaka amandazi. Ndi umuntu ugomba kurya umugati wo muri Lagarete no muri Simba. Hanyuma narya imigati y'igihumbi nkumvira bishi amandazi n'ayabana. Imana igufite ibintu birengeje ibyo utekereza. Imana yampaye ibiruta amandazi. Nanjye nyigisha kurya speciale y'ifiriti n'amagi. Inyigisha kunywa inshyushyu ifite shokora yitwa Ovaltine chocolate. Mama we, inyigisha kurya imbuto shankarya na pome. Irabinyigisha ibintu birenza amandazi. Nawe rero Imana izagukorera ibirengeje ibyo utekereza. Nkicara ngo amafi y'amahwano ndashaka ya file. Tagenwa shikurana n'inyama ndashaka viande hashe. Mama we, komera. Imana inyigisha kugura ironji rya 500. Yego, Imana ihindura amateka kandi abantu bagahindura amagambo. Hari umwana wanjye najyaga ambwira inti muhumure tuzakira tubeho neza, tube mu nzu nziza, twicare mu ntebe nziza, twitwara hondaguwe. Uwo mwana arangije arambwira ngo iryo ni injogi y'abakene, iryo ni injogi y'abakene. Ari igihe njya mubwira ariko tonto wajya kumbwira ngo ni inzozi z'abakene sha, urabona ari inzozi z'abakene. Kandi ntabwo ineza y'Imana yarangiriye aho tugeze. Ineza y'Imana izakomera. Twubake imiturirwa, tube mu mayetaje, tube mu modoka, tugende mu modoka zireba nk'umuntu, zihumeka nk'umuntu. Imodoka ireba nk'umuntu urayizi, yanagenda ukajya ngo ni umuntu uri guhumeka, atari byane bigenda bipararaza wapi. Yego, ubuzima buzakomeza. Nawe rero ubuzima buzakomeza. Ndashaka gusoza nkubwira ngo wiyongeremo imbaraga y'ubutwaro, ukomeze urwane neza. Imana izagutabara igukure mu kibazo nk'icyurimo. Ngiye kugusengera nkwakira Imana imbaraga. Imana ibahe umugisha bakurikiranye ubuhamya bwa episode 10. Imana nziza turagushimye. Haleluya. Narindi kubwira abantu aho wankuye, ndi kubabwira ukuntu uri umunyembaraga, ukuntu ufata ubusa ukabugira ikintu, ukuntu uri igitangaza, ukuntu ushobora byose. Nibyo nindi kubabwira ngo bakugirire icyizere kandi bakubahe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Komeza uturemere ubuhamya n'ibihamya, komeza udushyigikire kandi ube mu ruhande rwacu. Ineza yawe ntirangira ahubwo ikomeze komatana natwe. Urakoze cyane Uwiteka.
fasha abantu bari mu ntambara, ufasha abari mu makuba, ufasha abari mu byago, ufasha abari mu bikomeye, ufasha abari mu biteye ubwoba, ufasha abari mu kaga, ufasha abari kurenganwa, ufashe abihebye, ugire neza ubwoko bwawe. Ndagushimye kuri Imana ishobora byose izabikorera igihe mu izina rya Yesu, amen. Imana rero nibaha umugisha, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore share, kandi mukomeze mwandika wepfo kuri comment, mutange inama n'ibitekerezo, kandi mukomeze muze muri The Live House. Imana ibaha umugisha.